kandi bakanamupfunyikira. Abasaza bakuru barabitubwira, aho wageraga ntabwo bakwishishaga, waragendaga ugakomanga nta bipangu, ubu imvura nuko kunyagira ku gipangu ikagushiriraho, mu gihe ubundi babaga bashyizeho imyugariro. Babyeyi muraza no kutubwira, ese iyo mwabaga mwarangije kugarira ubwo mwafunze ibipangu bya kera kandi byari ibiti, aba bana bajya mu mupira bagataha saa 8, kera niko mwakuze, niko mwarezwe? Ese koko abana bubu bakomeze bigire umubyeyi ubundi yaratinyitse, umwana yubahaga umubyeyi, ariko ubu umusaza arahagarara yashaka kwikubita hasi kandi abana batoya bahari bamurebera. N'ubu twicaye aho waje kubona ukabona umuntu mukuru araje umwana mutakirebera nk'iriya ngo yazazinduka se ngo je naje karasinda hava agatsimbarara. Ntabwo ari uko byahoze. Umubyeyi utwite yarubahwaga, ariko natwe ntuwo tukiyubaha. Ese baratwubaha utwite wambaye kora bakubahura umubyeyi? Abasaza n'abakecuru muratukera izo kora mwarazambaraga? Muraza no kutubwira kera iyi myenda itaraza njya mbona impenure tuzambara, twarangiza tukavuga ngo na kera zashabure ngo nazo niko zari zimeze. Ariko kera bagiraga umuco. Imyenda yaje nyuma y'umwaduko w'abazungu.
muratubwira bambaraga iki? Ya myenda yo mu mpu yitwa nguki? Impuzu. Kandi ntibabatera inda zidateganijwe nk'izi zacu. Muratubwira aba bakobwa babyarire waba inshuro ya mbere ya kabiri akabyarirayo n'impanga ntanyurwe. Icyo kera byahozeho kandi batarambaraga. Dusigaye turambara ugasanga sinzi utuntu tw'udusaro twaziritse mu nda, ugasanga ku kaguru naho hari akandi kaziritseho, ubundi amabere haba habura gato ngo avemo, nukunama gutya amabere agahita avamo. Ibyo kera cyari kizira. Kera turi mu muganura bijyanye n'umuco nyarwanda, abagore bubahaga abagabo, harabubahaga, kandi ibi byo gusezerana nto byari byakaje. Ibi tumara gufata ku ibendera abanzi babango burya si buno di nto byabagaho. Abasaza mutubwire ngo ababyeyi ba kera bitwaraga bate? Nubwo tutageza kuri bo 100%, ariko se twitware dute? Umugore yitwara gate? Ese ku gihe cyo kuganuza n'ubundi ari we wateguraga bya bindi byo mu muganura, yabitegura gate? Ubwo rero reka mvuge ne kuvuga menshi, mvuga ngo reka se n'ucumbikiye aha ngaha, umuganura mwiza utwigishe imyitwarire mizima. Urubyiruko twirinde kunywa ibyuma, ababicuruza mu biduhe tubitange. Muraza kumva rwose RIB bavuze ko nta hantu bahejwe kwinjira, uwo bazabisangana azafungwa kuko ni icyaha uzabugambereye kwica abanyarwanda nkana. Kashimira baraye babiduhaye ku neza, aho kugira uje kurwara umutima kukagara abantu bari kuhagera bazi ko mfite curuza ngo za kiwingu nazanye. Nanjye ziriya nzoga zimwe nabonye ari inzoga nka miliyoni. Hari ibyo numvise, hari n'ibishashya, kandi turabizi byashenye ingo, bituma bwa bumwe ni kwigira mu rugo ntago byari bigishoboka. Kamvuge rero ngo tugire umuganura mwiza, twibuke insanganyamatsiko kwivuga ngo umuganura isoko y'ubumwe n'ishingiro ryo kwigira. Mbifurije kwigira nk'abanyarwanda no kunga ubumwe nk'abanyarwanda, by'umwihariko twebwe muri Ruhengeri, muri Muhoza, mu karere ka Musanze. Dukomeze twunga ubumwe kandi umuganura mwiza kuri twese. Ndabashimiye, murakoze. Nyakubahwa Yesu, mugihagaze mwatwakirira abashyitsi. Murakoze cyane. Ako si umuco nyarwanda ngo abubu ngo baba bambaye ngo ntobazivuza, ariko mwumvisha ko abakera bafasheho. Iterambere ntabwo rwose yagize. Olivier, naringize ngo tubanze twakirize impundu. Yego. Umusaza Mathias, nk'umubyeyi wacu mukuru, hari ukuntu kera mwajyaga mu bigenzi yo mwabaga mugeze mu gitaramo no mu muganura. Yego. Nabakwekereza ako gakoresho utunyurizeho. Mbere yuko twakira umushyitsi mukuru, reka Mathias amuharurira amayira. Murakoze. Abari hano muraho mwese. Umuganura ubanzirizwaga no guhinga, bakabiba amasaka, yamara kwera bamaze gusarura, noneho habanzaga umuganura wo mu rugo bwite bwa buri muntu. Umuganura w'umutsima n'uburisho bwawo, imboga n'amashaza, ibishyimbo, ibikoresho by'abanyarwanda, ibiribwa by'abanyarwanda uko babifite. Ibyo bikaba byo mu rugo nyirizina. Noneho bakazakurikizaho kwinika amasaka, bakayaronga, bakazayanika, yamara kuma bagashaka imisemburo, bagasya, bagatara, bakenga, ari ufite urwagwa, amarwa, bagatumira imiryango baturanye. Nkatwe twari duturanye n'abatana, batenga, abamonyo, abazige, amoko menshi. Noneho ugatumira abakwegereye.
wamara kubatumira ukabicaza mu rugo iwawe bamwe kundi abandi kukira kuko abantu bagenda basumbana noneho ugatereka ya nzoga yo uhaye umuryango bagashyiramo ukababwira uti ukabanza ugasoma wenyine urugo umara gusoma ukababwira uti narahinze neza none nabatumiye ngo dusangire umuganura mugasangira wa muganura ndetse hakaba n'igihe bamara guhimbarwa igihe cy'imihigo kigeze akabanza nyir'urugo agasoma basomaga mbega bicariye ututsinsino kuko yabaga iri mu kibindi yamara gusoma agatangira nk'ikivu ati njye hangarwa n'abihariye kurusha rwase mwagagira nk'ubito dukukanye intambara ati mwabagabo mwe sinzagambanira igihugu nzakunda umuryango nzakunda u Rwanda na nyirarwo kandi sinzagambanira imfizi ya data sinzanga umuryango nzakunda u Rwanda na nyirarwo ubwo akaba ararangije avuze imihigo ye undi nawe agakurikiraho akabuza nawe akavuga baba batangiriye kuri ndi n'undi akaza avuga twakundi undi ati ndi muri ndabakinzi baruta cyangwa n'umurego ndi umutegeka w'intambara intore zangizeho kurinda ati mwabagabo mwe nzakunda abanyarwanda nzakunda u Rwanda na nyirarwo sizahemukira umuryango sizagambanira imfizi ya data bose bakagenda bahererekanya mu byivugo n'umuheho nuko byagendaga kandi ko kwavuze ko atazahemukira u Rwanda azakunda abavandimwe akabakunda igihe cyo umusore bajya kumwubakira bagasiza hose yamuhaye ikibanza bakazana imiganda y'amoko aturanye na wa wundi bagasiza ikibanza bagashinga imiganda bakubakira umwana agasaba bakamusabira agashyingirwa uw'inzu yahiriyeho kuko basakazaga ibyatsi bagategura ishinge bakamutabara bakazana imiganda bakamwubakira inkuba yakuje inka wari umutunzi ikagukubitira inka imiryango ikaza bakagusura kandi bakakubwira bati turagushumbishije turagucaniriye nta kiraro cyawe igicaniro ntikizazima umuntu umwe yagira ikibazo mu muryango indwara yateye mu marira inka imiryango ikamushumbusha abandi bakamukamira igihe batarabona izishumbusha barakundanaga uvugije induru baje kumwiba abanyarwanda bagatabara bose bakajya kumutabara urwaye aho ibitaro biziye bakamuheka akajya kwa muganga uzi umuti muri b'abanyarwanda uko bari baturanye uwabarwaye uzi umuti akakuvura bakabaririza uzi kuvura akakuvura abanyarwanda barakundanaga nyine kubera ko bari bahuje n'imihango imihango imwe yari y'ubuhake abitwaga abahutu abatutsi barahakwaga kuko ubuhake bwararagurizwaga noneho araguriza ati nzajya guhakwa kwa bajeni ati akabanza karaguza yeza ngo agiyeyo undi nawe akaraguriza undi ntibasangiraga ubuhake ariko babaga bamwe bahatswe ku miryango imwe abandi bahatswe ku yindi utahakwaga kandi nawe yatungwaga n'isuka ye ntabwo byari agahato hajyagayo ushaka ariko abanyarwanda barakundanaga baratabaranaga ubwo inyuma byaje kuzamo amacakubiri akazana na jenoside ariko mbere abanyarwanda bari bamwe ko bari bahuje n'imihango yo kubandwa basangiye kuba iryo bandwa n'imiterekero kandi ya miryango uko nahoze myivuga igatumirana abaturanye bagatumirana bagasangira banyweshaga imihe imwe n'ubwo bavuga ngo bamwe banenaga abandi wese umuntu yagutekera ukamunena uti kandi ariwe wumvise wabanje kubiryaho mbere yagutura se ibyagutuye ukabimena ibwami bari abaturaga umwana yaturaga yahingaga yeza agatura se urutete n'inzoga mu kibindi ubu ni umwana wuwase umutware bakamutura umwami bakamutura umubyeyi agatanga umuganura umutware nawe agatanga umuganura umwami nawe agakura kamena agakura gicurasi agatanga inzoga z'umuganura mu bamwegereye n'abagaragura abanyarwanda bahuriraga ku mariba bahuriraga ku mihango amariba bagashora inka bakararana ku mariba ugacya inka zabo bakazikura bagataha umwe agashyurize n'agashyurize ntabwo barwanaga
nabyiruka abo twiganye mu ishuri muri 59 niho natangiye umwaka wa kabiri, ariko rero natangiye mbere inzara iteye amashuri batwigishaga basubira hakurya mu Nduga, natwe twongera gusubira mu ishuri inzara irangiye. Ariko abo twiganaga ntitwarwanye, nta wicaga undi, ndetse hari abantu numvaga bamwe ababaga bagize amakimbirane bahamagaraga imiryango nka kuriya nyakubahwa Perezida Paul Kagame yashyizeho gahunda y'ubumwe n'ubwiyunge. Abanyarwanda iyo havagamo abasindiye abandi bakarwana bakaremana inguma, bajyaga muri gacaca bakiyunga, imiryango ikabunga, uwagize icyaha bakamuca inzoga, uwagize icyaha gikomeye bakamuca itungo, amatungo ararutana, ihene, intama, inka, byaterwaga n'icyaha uko kingana, ariko imiryango ikongera igasubirana ntitandukane. Iyo barwazaga umurwayi bahamagaraga imiryango hirya no hino igahurira hamwe bagaheka umurwayi akajya kwa muganga, ari umubyeyi ari umurwayi urwaye. Abanyarwanda bari bamwe basangiraga iyo miganura twavuze, ikibindi ari kimwe, kandi barakundanaga, ndetse nta macakubiri ariho yo kuvuga ngo abangaba aba ni beza aba ni babi, byaje nyuma. Murakoze. Murakoze cyane. Nibagiwe no kwivuga, nitwa Kandaga Matiyasi, ntuye hano mu mudugudu wa Byimana. Yego, na muzehe Honorable Bajeni agiye nawe kudusangiza uko kera byahoze. Murakoze babyeyi. Murakoze cyane kumva ijambo. Agaragara ko ivuze byose, ariko hari akantu nshaka kubaza gatoya. Ndasaba ababyeyi bari aha ngaha batoya bafite ba nyirabukwe na sebukwe bashyira amaboko hejuru. Aha ngaha nta ufite nyirabukwe cyangwa sebukwe? Aha, hari inyuma yanjye bafite ba nyirabukwe na sebukwe? Ntabo? Ntugira sobukwe, ntugira nyoko bukwe? Ndabona ari bakeya, ariko reka mvuga impamvu. Abisobanura neza, ndashaka mvuge ataba by'umuganura yabisobanuye, kandi bakomeza bisobanure, ariko umuganura wavuga ku mwami ku rwego rwo hejuru, ukajyagera ku rwego rwo hasi, ukagera no mu muryango. Umuganura no kuvuga ngo imyaka yabaga yeze. Iyo imyaka yeraga ari ibigori, ari amasaka, ari ibishyimbo, ari no kujya kwenga nyine ibitoke cyangwa se kwenga amarwa, umukazana yabanza kuganira nyirabukwe na sebukwe. Imyaka yeze akajya gutonora ibishyimbo, yabanza kujyana nyirabukwe na sebukwe. Niko byari bimeze. Rero kwari kuba agaciro ababyeyi, maze bakamuha umugisha, bakamusaba umugisha, ejo akazabona akajya mu murimo we, akabona kugira ngo ibyo asaru cyangwa asoromye abijyaniwe. Yaba yenze umwengo w'amarwa cyangwa w'urwagwa wa mbere na mbere, yagomba kuganirira ababyeyi. Rero muri niba tuvuga ngo umuco uwo wari ubumwe ukomeze gutsindagira n'agaciro ko kubaha ababyeyi n'ababyeyi, kandi bakubaha abana. Ibindi byose ngira ngo arayivuze, ariko umuganura waheraga ibukuru ukagezageza ibuto, kandi waga imyaka yeze, ugeze bakobwa baranjye muri aha ngaha, kandi so bukwe nanjye ko bukwe saba kubyara umugabo gusa, ahubwo n'abandi babyeyi bakuru mujya mubaganurira. Kajya gusoroma ibishyimbo cyangwa se uti ntabyo mfite njya mu isoko. Ariko ariho abahinga bakabona ibyo bikane byo mu isoko, babizanaga bwa mbere, babanza guha ababyeyi ukabaha icyubahiro, nabo bakaguhesha umugisha, bigatuma nawe uzarama, ukajya bikorerwa nawe uzabyara. Nako gato nashaka kongeraho. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Muraduhanuye ababyeyi, tugura udufuka tw'umuceri tugashyira mu nzu. Ubwo rero tujye twibuka kuganuza ibyo twakuye mu soko ababyeyi. Muradukebuye. Murakoze cyane. Yego. Muzehe hano nawe nadusangize. Twasabaga gusangira mugenzi wanjye gahunda dufite. Yego. Yihutirwa ngo atubabarire. Nta kibazo. Ako se mu gihe tutaganuye. Wihangane gato. Gato. Yes. Yego, murakoze.
ababyeyi b'icyo gihe kandi cyacu batozaga abantu kubaha ababaruta abandi bose, ari umuto ukuruta, ari umukuru ukuruta, uko bakuru barutana bagenda barutana, babatozaga kubaha abagabo, bakubaha abagore, abagore bakubaha abagabo. Wari umuco w'Abanyarwanda bahuriyeho. None ngo zijya gushira zihera mu ruhongore, urubyiruko rwiroshye mu bisindisha. Sinzi ko n'ubuyobozi bw'ejo tuzabona abatuyobora nk'uko twari tubafite, kubera kujya kwiroha mu biyobyabwenge. Murakoze. Duhere papa ukurikiyeho. Yego. Mwiriwe mwese. Ndi umusaza mfite imyaka 81, ariko ntabwo navukiye mu Rwanda, navukiye muri Kongo, ariko twaragendaga. Wavaga muri Kongo ukaza aha mu Rwanda ukagenda ucumbika. Imodoka yacu yari amaguru, nta gare, nta moto, nta byari bihari. Nta bantu bishishanyaga. Ndakomeza ku ijambo bavuze za loge. Nta maroje yabagaho, nta maresitora yabagaho. Wafunyigaga impamba yawe, waba ufite umwana akayigutwaza, aho mugeze mugafungura, impamba yarangira bwaba bwije ukajya ku rugo urwo ari rwo rwose, ukavunyisha, ugakinguza, bakagukingurira utaza bariho, ntubishishe nabo ntibakwishishe. Ugacumbika, ukarara, bakaguha icyambere, bagushyuhizaga amazi ugakaraba. Bajya kuryama bakaguha amavuta ukisiga, bakuzimaniye, bakaguha ibyo kurya, ibyo kunywa byaba bihari, ari urwagwa, ari amarwa bakaguha. Ese wasanga bidahari, izimano ryari rinakwiye kuzimanira abantu, bakaguha amata ukanywa, ukaryama nta mitima, bugacya ugafata urugendo, ukagenda umunsi wose. Umuntu yaragendaga akagenda mu gitondo yazindutse, agacumbika nimugoroba agenda. Abantu b'iki gihe bararemaye, ni ugutega. Aho ugeze bakakwakira, iyo ujya wavuye Kongo, wajya Cyangugu, wajya Nyanza, wagendaga ubona za loge z'abavandimwe, ugacumbikirwa, ugafatwa neza. Wataha ku Kabuko ukagenda ucumbika. Noneho kuko bakundanaga cyane, hakabaho ucumbitse, wataha akaguherekeza, akagukura aha, akakugeza, akava hano akiyemeza akakugeza n'Igisenyi. Afite impamba, mugenda munywa, agasubirayo ugataha. Urwo rwari urukundo rukabije. Ariko ntiwagendaga nawe ngo wicare ngo uberaho, wasubiraga inyuma. Wa muntu wakugiriye neza, waguherekeje cyane, ukajya kumusura, ukamutura, mugatarama, mukanywa, ukamushimira, agatumira imiryango ye, nawe agatereka. Wajya gutaha ukamubwira uti wagize neza, waramperekeje, nagezeyo amahoro, nguhaye inyana y'ishashi. Akongera ukamubwira ahantu utuye, uko zabona araje. Ntibasengeraga, yabaga bafite imiryango, agateguza bakamwengera, akaza akagutura. Yanka wamuhaye ukayimucyurira, ukamuha n'abamuherekeza, akayijyana akayigeza iwe, akagenda agatunganirwa. Ntawarwazaga bwaki nk'uko mwabivuze, abaturanyi bahari, ariko na bwaki yari ihari. Umwana yajyaga kurwara bwaki, umutunzi akavuga ati wa mubyeyi we ujye uza kujyana amata. Akajyana amata, umwana bakamwondora, nabo bakananywa. Niko byahoze, niko byari biri.
niko twabisanze kandi byari byiza kurusha iby'ubu. Biriya bavuze rero byo kubaha abageni bubaga abagabo babo, ntabavugaga umugabo we mu izina, ntabavugaga nyirabukwe mu izina cyangwa sebukwe cyangwa muramu we, bashakaga andi mazina babita, cyari icyubahiro. Ibyo byose twarabisanze, niko byari bimeze. Nkomeje kuvuga navuga byinshi, aho ndangirije n'undi nawe arongera. Murakoze murakagira impundu. Ayeni nashaka kubabwira mbere kugira ngo tuhaguruke twasabye urusa. Ntabwo u Rwanda nubwo byaremeze bityo ntabwo rwari paradizo. Habaga abantu babi babagome, kuko umusaza yivuze iyo wazindukaga ujye bunaka umugura gufunyikiraga impamba niba nagacuma k'urwagwa cyangwa k'ikigage, aho usanze benga bagashyiramo ukazagira utazagira inyota. Ariko hari abageraga bakakugucumikira, nabo byarashobokaga. Niba gucumikira ajya gucumika ku wundi nangwa uragucumika mu gihuru, baca mu gitondo bakomeza ku rugendo, kuko umuntu yabaga arwanije ubumwe bw'Abanyarwanda. Wajyagaho umutwara ari kajyaho umutwara bamukurana ukajya hariti hari aho na 10 nagiye gusaba icumbi barari inyuma, wa muturage bakamutumaho bakamushimira abaturage nkangaha aturage bakamuba muhana by'intangarugero. Cyo byatumaga umwe ukomeza gukomera, kandi icyo cyifuzo twifuza nubwo abantu batagicumika bagenda mu buryo bworoheje, ariko mwumva ubwo bumwe kugira ngo umuntu yakwirukanye ndugende ukajya ku mutegetsi, umutegetsi agahamagara abaturage bakamushyira ahangaha bakamucira urubanza. Cyatumaga abantu bubahanaga rero bakagira n'urukundo. Murakoze nyakubahwa. Murakoze cyane. Twabahaye uruhushya ariko uwo mupapa agiye kuba duherekereza. Uwo mupapa nabaherekeze, ariko hari umuntu uri hariya ngo mugiye kubanza gusuhuza. Yego, mumuramutse nawe. Yagize isereri araza hano mu kanya. Yego, reka twegere uyu mumama mubyeyi mukuru nawe atubwire. Mwumvise ko uyu musaza yatubwiye ko nta mwana mutoya wavugaga se cyangwa se bukwe mu izina, ariko ubu no kwirirwa ku gasozi ububashye avuga papa runaka, ubwo iyo bakundanye, iyo bashwanye ni Celestine nje ntago biravamo. Reka uyu mubyeyi utubwire, ese mwebwe nimwe n'ubundi mbanyagikari, nimwe mwafashaga babagabo kugira ngo umugano urugende neza igihe cyanyu na mbere yanyu bitwaraga bati? Ngewe iwacu buriya mu Rwanda ntabwo imico yari imwe, hari ibyo duhuriraho. Hari abo mu majyaruguru, mu majyepfo, abo hagati, hagenda hazamo ikinyuranye ariko kidakabije. Urebye Abanyarwanda hari ibyo bahuriyeho byinshi. Ubwo rero ngewe ndi umwana muto, ibyo nabonye nk'ibyo mwavuze by'umukazana, iyo umuhungu yarambagizaga umukobwa, akenshi nta nubwo ari umuhungu warambagizaga, nyina niwe warambagizaga cyangwa nyirasenge, akavuga ati umukobwa waha naha ni umukobwa mwiza, ni umukozi, arubaha. Noneho umusore yamara kumushima nawe akabibabwira. Yamaze kubwira se na nyina ko yashimye umukobwa wo kwa kanaka, bakaza bagatura inzoga. Iyo bamaraga gutura inzoga, umukobwa sebukwe ntiyongeraga kumubona. Yakoraga ibishoboka byose ntakubitana amaso na sebukwe. Akanyura inzira yanyuraga ajya kuvoma, wenda anyura hafi yo kwa sebukwe yarayihinduraga, iyo yanyuraga ajya gutashya yarayihinduraga. Sebukwe yongeraga kumubona yarageze mu rugo iwe, yaramusohoye no mu nzu.
babyita no kumusohora, yaramusohoraga akamwerekana ku mugaragaro. Iyo barasabaga bamara gusaba bagakwa, bamara gukwa bakamuzana, ariko bamuzana bamuzana kwa sebukwe. Ubukwe bwaberaga kwa sebukwe. Noneho sebukwe ntamubone, yazaga yitwikiriye, ntabwo yamubonaga, nta n'umuntu wamubonaga. Bamuzanaga mu ngobyi nk'uko gitifu yabivuze, yitwikiriye umutaka, yitwikiriye imyenda, bakamushyira mu nzu, akazongera gusohokamo, ari uko gusohoka ku mugaragaro kugira ngo sebukwe amubone n'umuryango n'abaturanyi. Ari uko sebukwe yabigennye, niwe wagenaga umunsi azamusohoreraho akamwerekana ku mugaragaro. Ubwo barengaga nyine, wari umunsi mukuru, bwari nk'ubukwe. Noneho rero ubwo yabaga ari aho mu ruhimbi, cyitwa ibitabo, ahantu hatabona, mu cyumba kitabona, ariko agatobo gato mu rukuta rw'inzu, kugira ngo ashobore kubona, ashobore kuboha icyo kibo. Ni kado yahaga nyirabukwe uwo munsi yasohotse. Ubwo rero baramutekeshaga, imirimo igakomeza nyine. Ibyerekeye rero ibyo ngenda ndagerageza kuvuga, wenda ibyo ntumvise yenda byavuzwe ntabizi, sinabyumva. Igihe cy'umuganura abagore nibo basyaga amasaka, bakavuga ubugari, abagabo nabo bagatashya, bagashaka inkwi, bakasa inkwi, abasore nabo bakasa inkwi. Guteka, mbese umurimo wo guteka abagore nibo bakoraga cyane imirimo yo guteka. Ikindi wenda nakongeraho nuko abana babaga ukwabo, ntabwo buri gihe babaga bari kwiseta ku babyeyi. Babaga ukwabo, bakamenya aho bagomba kwicara, ari ukurya bakarya ukwabo, ababyeyi nabo bakarya ukwabo. Kubera iki? Ibyo gusangira ku mbehe n'abana bishobora gutuma umwana asuzugura se cyangwa agasuzugura nyina. Umwana ashobora kuvuga ati, cya data kiranshuze ntabwo mpazi. Urumva aho ngaho azakura tubaha umuntu mukuru. Niyo mpamvu babashyiraga ukwabo, amata bakagira ibyansi byabo banyweramo, inkongoro zabo banyweramo, n'abakuru bakagira inkongoro zabo banyweramo. Ntabwo zabaga zingana, iz'abana zabaga ari ntoya, iz'abakuru ari nini. Olivier, hari undi mukecuru umwe uri hariya, ubundi ibi dusa naho tubicumbikiye aha, habwirwa benshi. Abato dusubire kuri gakondo. Nguyu ari hano umukecuru, aha ngaha. Duhanure nk'umubyeyi, abakobwa tukiri bato tujye twitwara dute? Nimugire amahoro, bworoherane, ubumwe, ubwiyunge n'ubudaheranwa. njyewe aho mvukiye umuco nasanze papa ari ku mwana, agaca undi kunda, n'undi agaca undi kunda, bakamwana amaraso. Ubwo cya gihango kigakomeza ku buryo aho iswa yanywanaga ntaho hageraga ngo hagwe, barahabaga bakagufata nk'umwana w'igihango nyine. Ibyo nibyo nabonye, ndabindi. Nakoze cyane. Ego. Arakoze cyane Yes kutuyoborera umwanya w'ikiganiro, gisa n'ikiganiro, ariko dukomeza no kuganisha ku byubaka umuryango, cyane cyane nk'ababyeyi basa nabo bataye inshingano, ndetse bikaviramo uburere bubi ku bana cyangwa ku rubyiruko rw'ubu ngubu.
turakomeza kuganira ariko twibukiranye ko ari umunsi w'umuganura. Mu gihe abana bagiye kutwereka imikino njyarugamba, niba bari hafi bigire hafi, dukomeza kwibukiranya ko uyu munsi ari umunsi w'umuganura. Insanganyamatsiko igira iti isoko y'ubumwe, ishingiro ryo kwigira. Twibukiranya ko indangagaciro zubakiye ku muganura ari ubumwe n'umurimo ndetse no gukunda igihugu. Ibyo byose tubizirikane. Rya tsinda DJ yabazamuye indirimbo, noneho rya tsinda rikigira imbere kugira ngo ridususurutse ritwereka imirimo njyarugamba, aho basogokuruza nk'uko abasaza n'abakecuru bahitunyuriyemo, uko barindaga igihugu n'uko bagitabaraga n'uko bakirindaga. Ngira ngo mwakwihuta mwanyarutsa kugira ngo ducunguze uburyo mwete. DJ wazamura indirimbo kugira ngo dutegereze dukomeza kuzirikana umunsi ngarukamwaka w'umuganura. Indangagaciro zunganira umunsi w'umuganura ni ubumwe, ari bwo buvuga gusangira no kugamuzanya. Yes, ndabona baje twabaha umwanya, murakoze. Bose mwaramutse neza, murakoze. Amazina nitwa Eric Blaise Nduwayezu, nkaba nshinzwe itangazamakuru mu ntara y'Amajyaruguru, umukino wa karate muri Federasiyo ya Karate mu Rwanda. Nkaba perezida w'ikipe yitwa Iponi Warriors King Karate Do. So uyu munsi rero ikipe yitwa Iponi Warriors King witi Karate Do igiye kutwiyereka, ariko by'umwihariko muri kano kagari ka Ruhengeri nkaba ndi umutoza w'intore. So rero reka tubahamagare baze batwiyereke. Ladies and gentlemen, let's put your hands together for welcoming Ipon Warriors King with the Karate Do. Tumuha amashyi menshi cyane. Murabona ko babizi cyane. Karate rero ikaba yigisha discipline. Undi waza. Karate yigisha discipline, ifasha umwana gufokasinga cyangwa se gukurikira amasomo ye. Uko mubabona baratsinda cyane no mu ishuri. Tumuha amashyi menshi cyane. Ni intore zatojwe, murabona ko rwose babyumva cyane. Karate ikaba idufasha kurera umunyarwanda ushoboye kandi ushobotse. Irwanya ibiyobyabwenge, inda zitateganyijwe, inzoga zica ubuzima, byose turabirwanya.
tumuha amashyi. Karate rero ikaba ibafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi, bitwara neza mu rugo, ababyeyi bagenda baduha ubuhamya, ndetse tuyigisha abana batoya kugira ngo bakurane iyo discipline. Tubaha amashyi menshi cyane. Iyo umwana akuze akina imikino rwose akura ari umuyobozi w'ejo hazaza. Abo ko mubabona nibo bazasimbura ba gitifu, ba sedo, inzego z'umutekano. Urabona ko igihugu cyacu bakirinda. hehe n'abajura rwose, ingabo ndazifite. Karate niki? Ipone Warriors King. Esprit. Wa amashyi menshi cyane. Iyo umuntu asoje nka gutya muri karate tumuha amashyi. So rero uko mubibona iyi ni Ikipe ya karate yitwa Ipone Warriors King witi karate do yitoreza hano mu kagari ka Ruhengeri iruhande rw'itaje yo mu Miyenzi mu kigo cyitwa Witi Nursery School. Mubaha amashyi cyane. Ariko akaba ari ikipe muri rusange itoza mu mirenge itandukanye hano mu karere ka Musanze. Icyicaro cyayo kiri muri MIPC, ni naho abakuru bitoreza.
tukaba dutoreza ku Kabaya mu Gashangiro Nyamagumba. Umunsi w'umunezero. Aha, insanganyamatsiko irageretse, isoko y'ubumwe, ishingiro ryo kwigira. Insanganyamatsiko ari isoko y'ubumwe, ishingiro ryo kwigira, twese tugaceka rwose. Mwakoze cyane, mwakoze cyane. Dusubira mu mwanya yacu. DJ wakoze cyane. Ndashimira kandi n'ababyeyi bakuru batugejejeho amateka yo hambere baduhugura, nabo mumfashe tubashimire. Umwe muri bo yavuze imyaka ye, numva angana neza na papa wanjye. Mfite amahirwe yo kuba nkimufite. Papa nanjye afite imyaka 81. So nisanze nabaye umushyitsi mukuru, ariko naje ntariwe. Ndi umuturage w'aka kagari, ntuye mu mudugudu wa Byimana. Naje hamwe mwese nanjye nje kwifatanya nabo tuturanye. Ariko umushyitsi mukuru naze hano nibura basuhuze. Ndababwira impamvu yahisemo yuko musimbura. Mwiriwe, nitwa Ngirabakunze Anastase, nkaba ndagoronome w'umurenge wa Muhoza. Ndanezerewe cyane ku biganiro abanje kumva by'ababyeyi bacu bamaze kutubwira. Batubwiye uburyo amateka yo hambere abantu babanaga neza mu bumwe, bitwigisha ukuntu nk'urubyiruko n'abana tugomba natwe gukomeza kugenda tubigiraho. Hanyuma noneho igisubizo cya wa musaza wavuze ko abantu bishoye mu biyobyabwenge n'inzoga, ko ahazaza h'u Rwanda nta muyobozi bashobora kuba babona ko yazayobora. Nawe turamuha icyizere ko bizakunda, kuko ubuyobozi bwacu butureberera, murabona ko bukomeje kugenda bukuraho ibyahungabanya urubyiruko ndetse n'abana b'ejo hazaza. Yarampamagaye rero, impamvu nifuje ko ari uba umuyobozi mukuru. Uyu ni umuyobozi wanjye muri kaminuza aho nize. Nanezerewe cyane kubona nje nkamusanga, numva ko n'ubundi ibyo yatwigishije kandi natwe hari ibyo twagiye dutora bitumije turi hano, yakomeza akabisangiza n'abandi bazadukurikira, kugira ngo bagire ishaka ryo kugira ngo nabo bazagere aho turi kugenda twerekeza. Murakoze. Mumwongera amashyi. Ni umwe mu bayobozi b'umurenge wacu wa Muhoza, akaba umwe mu banyeshuri nigishije. Maze imyaka 18 nigisha muri kaminuza, kandi kugira ngo nanjye mbigereho nuko nize nanjye mu gihe cy'ubuyobozi bwiza. Nabwo mubaha amashyi. Nize mu gihe cy'ubuyobozi bwiza, sinadindira, nagize ndi muto, nakomeza amashuri yanjye kugeza aho mbaye umwarimu wa kaminuza
ndetse nkanayiyobora. Ubwo rero ni umwe mu bigishije, ndetse umuganura wa kera wibandaga ku musaruro w'ubuhinzi n'ubworozi, ariko w'iki gihe ureba umusaruro wose muri rusange. Ubwo rero ngiye ndimo ndaganura yuko abo nigishije nabo bari gutera ikirenge mu cyanjye. Ngishimira, nibagiwe gushimira aba bana bavuye aha, abo batweretse ibirori byiza, nabo mubaha amashyi cyane. Ngiye gusoza rero mbaye impanuro nkeya, ari nayo mpamvu yampaye mikoro ngo ari njye uba umushyitsi mukuru, ni uko ibyo yateguye kubagiramo inama yasanze ari ibyo namubwiraga igihe yari akiri umunyeshuri. Niba turimo turizihiza umuganura bikaba bivuze kwizihiza ibyagezweho, umuntu akwiye igihe cyose kujya yisuzuma ngo arebe mu byagezweho afitemo uruhare ki, cyangwa ni ibihe bimufasha kugira uruhare atanga kugira ngo tugire ibyo tugeraho. Njyewe ikijya kimfasha mu mirimo yanjye ya buri munsi, abo tuziranye barabizi ko ngerageza gutanga umusanzu ahantu henshi hatandukanye, yaba aho nkora mu kazi kanjye ka buri munsi, yaba mu nama njyanama y'akarere, yaba no mu muryango wa RPF Inkotanyi, hose ndiyo kandi ntanga umusanzu. Ikimfasha rero hari ibintu bitatu nkora nisuzumaho. Icya mbere, nsuzuma niba nkorana ubunyamwuga ibyo nshinzwe. Gukorana ubunyamwuga ibyo ushinzwe ibyo ari byo byose. Niba uri umwarimu, ese ubwo bwarimu bwawe ubukora kinyamwuga koko, cyangwa upfa gukora kuko wasabye akazi ukabona urakabonye ukabijyamo utabikunze ngo nuko wabonye ariho wabona amafaranga? Ugomba kubikunda ukabikora kinyamwuga. Niba uri umuhinzi nuko, niba utwara igare uri umunyonzi ugomba gutwara igare ryawe urinyonga wumva ubikunze. Mu gihe cyose ukibirimo, uwo ni wo mwuga wawe, ugomba kuwukunda ugakora kinyamwuga, kugeza igihe nuwuhindura ahandi uzahindurira naho uzitwara gutyo, gukora kinyamwuga. Icya kabiri kijya kimfasha, mpora nireba ngo ndebe yuko ngifite, no kwibwiriza. Nuba ahantu uba mu byo ukora ugahora utegereje ko bakubwira ngo kora iki, ntabwo bizaba biri gucamo neza. Nusanga iyi poto iri gushya, niba ntacyo ushoboye kubikoraho, bibwire ubishoboye. Ariko nusanga iyi bafure yaguye, kuyegura ubishoboye, ntiwirirwa ujya no gushaka uwundi ubibwira, ahubwo urayegura. Sibyo? Icyo ushoboye uhita ugikosora, icyo udashoboye ukakibwira abo utekereza ko aribo bagishoboye. Ikintu cyo kwibwiriza mu byo tubamo byose ni ikintu cy'ingenzi cyane. Hanyuma icya gatatu, uhora utekereza, uravuga uti ibintu byose ndimo ngomba kubikorana urukundo rw'igihugu, gukunda igihugu. Kuko hari abantu b'abanyamwuga banibwiriza ariko badafite urukundo rw'igihugu. Ibyo bigira aho bigarukira. Ubunyamwuga ni wowe wa mbere bigirira akamaro, kuko niba wahawe akazi ukagakora kinyamwuga biguhesha kandi. Sibyo? Ariko gukunda igihugu, iyo ukunze igihugu, akantu kose ukoze ukora uri gutekereza ngo karaza gutanga uwuhe musanzu ku iterambere ry'igihugu muri rusange. Nkanjye w'umurezi, iyo ndi kwigisha abanyeshuri mba ndi kuvuga ngo aba ngaba nibo bazavamo gitifu w'ejo, nibo bazavamo abahinzi ba kijyambere b'ejo, nibo bazavamo abakora byose. Ubwo nkumva yuko ndi gutanga umusanzu wanjye, nkabikora nishimye, numva ko ndi gutanga umusanzu wanjye ku gihugu. Ibyo bintu bitatu rero mujye mubizirikana, ukore wumva yuko uri gutanga umusanzu ku gihugu, ukore wumva ko ugomba kwibwiriza, ukore wumva ko ugomba gukora kinyamwuga kugira ngo ibyo ukora ubinoze, bityo bizagufashe nawe ku giti cyawe, bizabe byatanze umusanzu ku gihugu no kuhakuzengurutse
ariko nawe ku giti cyawe bikugirira akamaro. Icyo ni kimwe. Icya nyuma nsorezaho ni uguhora nanone ureba ibibazo bikuzengurutse. Iyo hari ibibazo haba amoko 5 y'abantu ku bijyanye n'ibibazo. Uhora wireba ukavuga ngo muri aba bantu 5 nge nduwuhe. Icyiciro cya mbere mu bibazo ni bakabitera, abatera ibibazo. Ndaza kubisobanura nyuma mu kanya, reka mbanze mbivuge. Icyiciro cya kabiri ni ababirebera bakareba gusa ntibagire icyo bibatwara. Icyiciro cya gatatu ni abo bibabaza ariko ntibagire icyo babikoraho. Icyiciro cya kane ni ababishakira ibisubizo. Icyiciro cya gatanu ni abashaka n'icyari cyabiteye babishakira ibisubizo ariko bagashaka n'icyari cyabiteye bakakirandura burundu n'imizi yacyo, icyo kibazo ntikizongere kubaho. Ubwo rero tuvuge nk'ikibazo kiriho uyu munsi cy'inzoga ziriya zari zitumariye urubyiruko n'abakuru ariko ntago zabasize. Ziriya nzoga ni ikibazo. Iyo wowe wirebye ku giti cyawe utari kubyegeka gusa kuri leta ngo leta yari yaratinze, wowe aho niho waba ari wowe unabitera, ari wowe ubyenga cyangwa ari wowe ubinywa. Niba se utari muri icyo cyiciro cy'ababitera, iyo wabibonaga wabyamaganaga. Hari igihe ushobora kuba utabyamaganaga ukabibona nkaho nta cyabaye. Iyo urenzaho se nibura bikakubabaza ati bitumariye abantu, ariko ukarangirira mu kubabara gusa, nabyo ntacyo ubufashije. Ibibazo bituzengurutse tujye duharanira kuba mu cyiciro cya 4 n'icya 5. Twemere kuba mu cyiciro cya mbere cy'abakabitera, icyiciro cya kabiri cy'ababibona ntibagire icyo bibabwira, n'icya gatatu cy'abo bibabaza gusa ariko bikarangira mu kubabara gusa. Ibyo byiciro tubisohokemo tujye mu cyiciro cya 4 n'icya 5. Ibibazo tubishakira ibisubizo, ndetse nitumara no kubishakira ibisubizo twinjire no mu mizi dushake icyari cyabiteye tukirandure burundu. Aba numva rero nitubasha gukora ibyo ngibyo byanze bikunze buri mwaka tuzajya tugira umuganura dufite ibyo kwishimira byinshi bitandukanye. Ikindi wenda toreze ku nsanganyamatsiko, iyo uteye gutyo uhugijwe n'ibiguteza imbere ntabwo ubona umwanya w'amacakubiri, ubwo ubwiyunge tubugeraho. Kandi ubwiyunge iyo tubugezeho turafatanya tukagera ku iterambere. Insanganyamatsiko iravuga ngo umuganura isoko y'ubumwe n'ishingiro ryo kwigira. Dushyize hamwe tugera ku iterambere rirambye. Aba numva rero kubera ko uyu munsi ntari umushyitsi mukuru, ibi bihagije nk'ibintu mvomye mu mutwe ako kanya ntateguye. Murakoze cyane. Harakoze cyane umushyitsi wacu, mumwongera amashyi rwose. Yes, adaye ubutumwa bukomeye ati uruhare ni urwacu muri make, sibyo? Mu mudugudu mwisibo hariya rwose uri, ijwi ryawe turikeneye kugira ngo ibyo byuma bicike, ibyo biyobyabwenge bicike, ibyo byaha bicike, siko bimeze? Murakoze nyakubahwa umushyitsi mukuru. Mutwemereye twategura, mwatwemerera tukazana imihango yaduteguriye kugira ngo dusangire, mutubumburire kugira ngo dusangire. Umunsi w'umuganura ni umunsi wo gusangira. Rero mutwemerere muhamagare uyoboye isibo
izanye intango ni umuvinyo ni umutsama ngira ngo niwe tujya gusangira. Ubwo rero niwe batubumburiye kugira ngo twese dusabane. Kuko umushyitsi mukuru twibukije uyu munsi ni umuganura, insanganyamatsiko igira iti isoko y'ubumwe niryo shingiro ryo kwigira. Munyarutse rwose mutubimburire kugira ngo dusangire umuganura. Ni karibu rwose, ni karibu rwose. Intango y'umuvinyo ni umutsama n'umuvinyo arabitubwira kugira ngo komeza rwose. Intango ni umutsama, ni umuvinyo. Abasaza baraza kutubwira buriya ikiba kirimo imbere, niba ari umuvinyo niba ari umutsama. Turakenera abantu badufasha kugira ngo intango rwose bahageze. Kugira ngo nimara kujya kumvata baza gusaba abashyitsi bakuru kwinjira hejuru rwose kugira ngo baze gusogongera ku ntango y'umutsama. Tubibutsa ko icyo ni igihe umwami yegeraga abaturage be akabaha umusaruro, bakarya bakanywa bakabyina bakishima. Kugira ngo usanga abashyitsi bakuru binjire hejuru rwose kugira ngo badufashe gusogongera ku mutsama. Hano umwami Ruganzu wa kabiri Ndori 1541 niwe watangije umuganura. Mubahe amashyi nyabuna, mubahe amashyi cyane, amashyi cyane rwose. Mwumve umuvinyo igihumbi 541 umwami Ruganzu wa kabiri Ndori atangije umuganura. Ubwo umwami yasangaga abaturage akabwira ati dusangire. Ni karibu rwose, n'abandi basomeho. Bose umuvinyo. N'abandi rwose twakumveza, n'abandi bo ku ruhande, abasaza n'abakecuru mutambuke. Mwarutse rwose igihe umwami Ruganzu wa kabiri Ndori 1541 yasangiraga n'abaturage igihe umusaruro wabaga weze, amasaka nk'uko nyakubahwa Yesu yabitubwiye, habaga induguyu, hakaba umutsima nk'uko tugiye kusangira, hakaba urwagwa, hakaba umusoni w'amasaka, hakaba umutobe byose. Nyuma yo kubohora igihugu, nyuma yo guhagarika jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, twishimire tugire n'ikirinda. Dusaba abashyitsi bakuru n'ubundi kwigira ijoro kugira ngo baze badukatire umutsima w'amasaka rwose. Bafotozi nabo mbere hafi kugira ngo iyi foto izajye kuri social media.
nyuma y'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kane nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi umuco w'u Rwanda waragarutse. Nyuma yo kubohora igihugu umuco w'abanyarwanda waragarutse. Twongere tugaruke ku gicumbi, dufate inshingano zo gukunda igihugu, inshingano z'ubumwe, inshingano zo gukunda umurimo, inshingano zo mu rugo, inshingano zo kurera abana, inshingano zo kuba bandebere nk'uko umuyobozi yabitwibukije. Bose ababyeyi ni umutsima, umutsima w'amasaka, umutsima w'ingano, umutsima w'ibigori. Rwose mwakoze cyane, n'abandi bigira hino kugira ngo dukomere tuganire. Gukunda igihugu, kwitabira umurimo no kugira ubumwe. Bose insanganyamatsiko iragira iti isoko y'ubumwe niyo shingiro yo kwigira. Ndashishikariza urubyiruko rwacu kwirinda ubunebwe, bagakora bakihangira umurimo. Bose nk'uko abashyitsi bakuru babitubwiye, dukomeze turyoherwe. Abana b'u Rwanda twageze kuri byinshi byo guteza igihugu cyacu imbere. Uzaza ubirebe hari imishinga minini ifasha igihugu cyacu gutera imbere, ihaba mu buhinzi no mu ikoranabuhanga. Umwihariko w'u Rwanda mu gukemura amakimbirane mu mahoro. Uyu musanzu wanyuru kurwanya ibiyobyabwenge, kuko niyo nzitizi y'iterambere. Dutanga amakuru aho bituruka ndetse n'aho bicururizwa, kwirinda biruta kwivuza, kubikumira ni ku butwari, dufashe polisi kurwanya abana bo mu mihanda
ubasubizwe mu muryango tubategurira ahazaza kuko nibo Rwanda rw'ejo tubategurira ahazaza kuko nibo Rwanda rw'ejo uburezi kuri bose nibwo dukesha ko byose bishoboka ikoranabuhanga rijyanye no kubungabunga ubuhinzi tukihangira umurimo muri cya cyera mu Rwanda isungane mu buvuzi abitegera mu Rwanda turandure twese nyakatsi abanyarwanda babeza iri gukora urubyiruko byose birashoboka kuko tuyobowe neza biteguye kuba dore n'amahanga urubyiruko mu isoko ry'umurimo nimuze turwanye ibiyobyabwenge